ni ukuvuga ngo Mose yahamije imbaraga z'Imana mu gihe cyari kitoroshye, cyari gikomereye Abisirayeli. Yesu yarazi ko ari Mesiya nubwo abayuda bane batabyemeraga. Yesu yarazi ko ari Kristo wasizwe. Nawe urabizi ko uri umukristo, naho ibihe byatumbagira, naho amasambuka yavuga, naho amabura yavuga. Saduraka yarabizi ko ari umuyuda imbere ya Nebukadineza, natwe imbere ya Satani tumenye yuko twacungujwe amaraso ya Yesu. Haleluya. None rero tugiye kongera kwinjira mu kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo turamenyeranye. Noneho rero abanyumva n'abazanyumva, nitwa Munanira Bernard, ndi umupasiteri wa Zion Temple Celebration Center Nyagatare. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Niyo ntego y'uyu munsi, guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Rero tujye imbere y'Imana dusengere ijambo kugira ngo tugire umumaro. Ndi kumwe n'abakozi b'Imana, Mugabe Ibu urimo kudufasha ku buhanga bw'ibyuma, Imana imuhe umugisha. Ndi kumwe na Iradukunda Scovia, dukorana umurimo w'Imana hano muri Zion Temple. Uri bumfashe mu gusoma Bibiliya kugira ngo rero duhe Imana icyubahiro, hanyuma dusenge. Kandi bene data, Imana ibahe umugisha ko mugiye kumfasha umurimo w'Imana. Mana yacu nziza ikiranuka, turagushimye, tugarutse imbere yawe tugiye kuganira ijambo ryawe. Ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe ni amata, ijambo ryawe ni inyundo, ijambo ryawe ni umuriro, ijambo ryawe ni inkota, kandi warishyize hejuru y'ibintu byose kubirutisha, ndetse warishyize hejuru yawe Uwiteka, kuko ijambo ryawe ari ukuri. Ndasengera umuntu wese rero tugiye kuganira kugira ngo ukoze ikara ku munwa, nawe ukingure umutima we, turusheho kuganira. Kize imitima ibabaye, abarwayi bakire, abafite ubwoba basubizwamo imbaraga, abanyantege nke bahige nk'intwari. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugwaye icyubahiro kuri Imana ishobora byose, ni mu izina rya Yesu, amen. Rero tugiye kuvuga kuri iryo jambo rivuga guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Abantu benshi batinye guhamya, turimo kunyura mu bihe bitoroshye. Niyo mpamvu ugiye kubigisha hejuru yo guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Tugiye kureba ijambo riri mu Kuva ibice 14 umurongo wa 13. Uwo murongo wa 13 wonyine turebe rero umugabo witwa Mose uburyo yahamije mu gihe kitari cyoroshye, hanyuma tumwigereranyeho natwe turebe muri iki gihe kitoroheye itorero, abantu batarimo gusenga. Igice kimwe murabizi ko kiri muri guma mu rugo kubera impamvu z'iki cyorezo. Ese bimeze gutyo, hari ikintu gisa n'ikigutugirije, wahamya gute? Urimo urahamya gute? Umeze gute? Uhagaze gute? Nibyo tugiye kuganira rero. Reka twumve rero umugaragu w'Imana Mose icyo yavuze muri uwo murongo, muri ibyo bice 14 ku murongo wa 13. Scovia dusomere, turaza gukomeza tugendane. Imana ibahe umugisha. Dusome mu izina rya Yesu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Amen. Amen. Haleluya. Mose yavuze amagambo ni 4 cyangwa 5 akomeye, ariko yavuze mu gihe kiruhije, arimo guhamya imbaraga z'Imana. Nasubiramo nanone twumve tugenda. Ngo Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire. Oh, haleluya. Murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Mwitinya, mwihagararire gusa, murebe Uwiteka agakiza ari bubazanire uyu munsi. Abanyegiputa murimo kureba ntago muzongera kubabona ukundi. Mose rero yahamije imbaraga z'Imana mu gihe kitari kimworoheye. Ku murongo wa 10 w'icyo gice cya 14 nahajya wumve, ageze 12. Turebe Mose yahamije imbaraga z'Imana. Nawe ukwiye guhamya imbaraga z'Imana. Katwihute
tutaza gutinda. farawo abatuze ngo farawo abatuze. abisiraheli bubura amaso abisirayeli bubura amaso, babona abanyegiputa babona abanyegiputa bahuruye inyuma yabo baratinya cyane, ngo baratinya cyane. abisiraheli batakira uwiteka babaza mose bati ugeze 12, namba zari muri Egiputa, baravuga ngo namba zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu. Niki cyatumye tugira utyo kudukura muri Egiputa. Mana ishimwe cyane. Amen. Murumva Mose aho yahamije mu magambo mvuze ku bice 10 ku murongo wa 13 yarahamije, ahamya imbaraga z'Imana, arabwira ngo mwitinye, mwikuka umutima, abanyegiputa mureba ntabwo muzongera kubona ukundi. Ariko abandi bo barimo kureba abanyegiputa ngo babonye farawo batuze, abatugirije, bareba inyanja, bareba imisozi, baravuga ati birarangiye. Urumva ko ku murongo wa 10 farawo yari abatuze. Noneho bagira ubwoba, bakwika imitima yabo. Nukuvuga ngo Mose yahamije imbaraga z'Imana mu gihe cyari kitoroshye, cyari gikomereye Abisirayeli. Abisirayeli baratwereka yuko farawo umwanzi wabo yari abatuze, n'amagare y'amafarashi n'abasirikare y'abagose. Iyo bavuga ngo ikintu kiragutuze, kiragutugirije, kiba kikwegereye, kandi bisobanura ko nta bundi buhungiro bugifite. Iyo ikintu cyagutugirije wirukanga kikwirukansa, biva muri icyo kintu cyo kwirukansa. Iyo ikintu kikwirukansa kigutugirije kigiye kugufata, nk'imbwa yirukankana inyamaswa igiye kuyifata, babyita kuyitugiriza, ngo urayitugirije igiye kuyifata. Cyangwa wirukankana umuntu umutugirije utangiye kumukabakaba, ngo umufate atagifite imbaraga zo kugucika, kandi abandi bavugije induru bamuzengurutse ahandi hose nta hantu ari bukwepere. Niho Abisirayeli bari bahagaze. Mose niwe yahamirije imbaraga z'Imana muri icyo gihe. Abisirayeli farawo yari abatuze, kandi inyanja yari bahagaze imbere, kandi ingabo zari zabazengurutse, bari muri ambushe ya farawo, nta handi bari bafite kunyura. Ariko umugaragu w'Imana Mose yarahagaze ahamya imbaraga z'Imana mu gihe nk'iki. Haleluya. Abantu uzajya uhura n'ikintu kigutugirije, gishaka kukwangiza, gishaka kukwica, nta yindi nzira ufite, jya uhamya imbaraga z'Imana. Mose yahamije imbaraga z'Imana, kandi ngo Abisirayeli bubuye amaso bababonye bacikamo igikuba, baravuga ngo Mose watuzaniye iki? Mw'Egiputa nta mva zari zihari. Ni ukuvuga abo barebaga urupfu, bari bazengurutswe n'urupfu, bitegerezaga bakabona urupfu, babona bakabona nta mato ari bubambutse iyo nyanja, bareba bakabona imisozi nta hantu bari bukwepere ngo bahunye. Mu yandi magambo bari bageze muri ambushi ikomeye cyane, babonaga urupfu. Ariko Mose we siko yabibonaga. Haleluya. Nawe nk'umukristo watangiye urugendo rw'agakiza, nubona ibintu bikuzengurutse bigutugirije, jya uhamya imbaraga z'Imana. Ndavuga ku insanganyamatsiko ivuga guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Aha niho umwuka wera arimo kutwerekeza, kuko Imana irabizi ibihe turimo kunyuramo. Imana irabizi ibihe turimo kunyuramo. Rero nubona ikintu kigutugirije, yaba indwara, yaba umwanzi wawe, yaba ubukene, yaba iyi korona, yaba izindi ndwara, haleluya, jya uhamya imbaraga z'Imana nikigutugiriza. Mose ntiyari yirengagije yuko farawo yamutuze, yabibonaga, n'abandi babibonye bavugaga ukuri, ariko ntabwo bari bafite kwizera. Igihe rero uzaba uhuye n'ikintu kigutugirije, jya uhamya imbaraga z'Imana. Imana itegereje abahungu n'abakobwa bafite kwizera, bahura n'ibintu bibatugirije, bahura n'ibintu bibazengurutse ndetse bimeze nk'urupfu, bagahamya imbaraga z'Imana. Aho ngaho ni Imana ikorera mu bumana bwayo. Daniyeli 3:16 tuhasanga abandi bagabo 3 bahamije Imana mu gihe cyari gikomeye, bahamya imbaraga z'Imana. Reka umusomya atugireyo naho tuyifashishe turebe. Farawo yari atuze, Abisirayeli babona urupfu, babona nta yindi nzira. Hari igihe itorero riba rihura n'ibibazo n'imisozi, bakabona nta nzira. Nusanga nta nzira ihari, jya wibuka kubura amaso, urebe Uwiteka, uhamya imbaraga z'Imana, uhamiriza ikigeragezo yuko Imana ifite imbaraga zisumba ikigeragezo. Ka turebe aba basore bahamije Imana.
Sedraka na Meshaki Shedraka, Meshaki na Abednego na Abednego basubiza umwami bati basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu ituma tugusubiza iryo nta jambo. mpamvu n'imwe ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza itanura ry'umuriro ugurumana, ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana. kandi izadukiza ukuboko Bavuga ijambo rikomeye ngo kandi naho itadukiza. umenye yuko tutari bukorera imana zawe, habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Haleluya. Aba basore bari mu gihugu kitari ikiwabo, kandi bari baragishwe ubwenge bw'Abakaludaya, kandi umwami yari yakoze igishushanyo agihagarika mu kibaya cya Dura, ashyiraho abamamaza itegeko ry'umwami, amasambuka, amabubura, inanga, imyirongi bihamya itegeko ry'umwami biravuga, kuko yahawe itegeko ngo nibumva amabubura n'isambuka n'amashaka bubarare, ngo utari bwubarare bari bashyizeho igihano cyuko bari bumujugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Igikorwa kirakorwa, amabura aravuga, amasambuka aravuga, abahungu barahagarara kuko biringiraga Imana yabo. Ndagira ngo mu bihe bikomeye ujye uhamya imbaraga z'Imana kandi wiringira Imana. Noneho ngo bari biringiye Imana yabo banga gupfukama, baraza baregera umwami Nebukadinezari, baravuga ngo banza gupfukama. Cyari itegeko rikomeye ry'umwami utaravuguruzwaga. Haleluya. Ngo ariko abasore barabyanga. Nibwo rero Nebukadinezari yibwiye, aravuga ati nibaza bakandeba mu maso, bakanyitegereza, bakareba imbaraga z'ubwami mfite, bakareba ko nawe uri wamvane mu maboko n'indi Mana niko yabyibwiraga, ahari ndaracyubararira. Ngo arabatumira yibwira gutyo. Mwibuke ijambo navuze Mose yavugiye ku nyanja, ahamya imbaraga z'Imana. None aribwira ati nibandeba baratinya, arabahamagara ngo arabakabukana, niko bibivuga. Uzahasome muri ibyo gice cya 3. Havuga ngo ni mwebwe nababashutse, ni mwe mwabyibwiye kudapfukamira igishushanyo nakoze, mureba ubutware mfite, mureba abasirikare mfite, mureba imbaraga mfite mu bihugu, mureba icyo mfite, ninde wabibategetse? Noneho ngo aravuga ati noneho nimwumva amasambuka, nibura noneho mwubara, nimutubara murajya mwitanura. Noneho umva amagambo bamushubije. Hari igihe Satani azagaragara imbere yawe agatontoma amabubura, amasambuka, imyirongi bihamya itegeko ry'umwami. Ni bya bintu Satani azanira abakristo, azanira itorero, hanyuma rigahura n'ubwoba, kuko bari iterabwoba. Igitsuri cya Nebukadineza n'iterabwoba rya Nebukadineza ntabwo byatumye Shedraka na Meshaki na Abednego bagira ubwoba, bahamije imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Haleluya. Noneho bavuga ngo Nebukadineza, nubwo nawe bitubwiye, nubwo tureba icyubahiro cyawe ufite, nubwo tureba igitsuri cyawe, ariko twiringira Imana yo mu ijuru. Ntidushobora gupfukamira igishushanyo wakozwe cyakozwe n'intoki zawe, kigira amaso ntikirebe, kigira amaboko ntigikabakabe. Bararahira bati ntabwo biri bushoboke guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Bahamiriza Nebukadineza, bamubwiye amagambo birakomeye. Nawe ugomba guhagarara muri iki gihe ukabwira Satani uguhagaze imbere. Haleluya. Baramubwiye ngo ntabwo turi bushoboke ko turi bupfukamira igishushanyo cyawe, kuko Imana yacu dusenga ishobora kudukiza. Noneho bari bahaza amagara yabo kubw'ubugingo buhoraho. Urumva ukuntu barabwiye Imana, baravuga ngo naho Imana kandi itadukiza ikabyirengagiza ikatwihorera, ntabwo biri bushoboke ko turi bupfukame twamenye Imana, twamenye Imana ishobora byose. Reka mbahamirize imbaraga z'Imana bakundwa bene data, muneze amatwi muri iri jambo. Nuhura n'ikigeragezo, jya uhamya imbaraga z'Imana, jya uhamya kugira neza kw'Imana, jya uvuga iby'Imana yagukore, jya usubizamo umutima inyuma, wibuke ko Imana yagukunze, wibuke ko Imana ishobora byose. Uyihamirize imbere y'icyo kintu, uyihamirize imbere ya Satani, uyihamirize imbere y'abaguca intege ngo ntabwo babyemeye. Baravuga ngo nta Imana itadukiza. Igihe kirageze, haleluya, ngo dukoresha ayo magambo nk'abana b'Imana, tuvuge nk'aba Shedraka na Meshaki na Abednego, tuvuge nk'aba Mose
intumwa n'abahanuzi. Itorero ryubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ntabwo itorero ryubatse ku magambo y'abantu, ntabwo itorero ryubatse kuri Satani, ntabwo itorero ritinya Satani. Bibiliya iravuga mu ijambo ry'Imana mu Baroma ngo vuba bidatinze Imana izamenagurira Satani munsi y'ibirenge byacu. Haleluya. Rero mwitinya, mwikuka umutima, mwihagararire gusa. Igihe tunyura muri iki gihe cy'iki cyorezo kiragoje isi, uzahagarara uhamya imbaraga z'Imana. Nabo turacyahamya, kandi Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo izagikuraho nk'uko yakuyeho inyanja, izagikuraho nk'uko yakuyeho ririya tanura. Kuko Bibiliya iravuga ngo bariya basore bamaze guhamya ayo magambo, umwami yahise ategeka yuko banyegeza itanura, baraje baragenyeza karindwi, ngo Shadraka na Meshaki na Abedinego ngo babajugunye mu itanura. Igisubizo cyarabonetse, umusaruro uva mu guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Nuko umwami wacu Yesu yamanutse akajya muri iryo tanura, ngo umwami ararunguruka, arebyemo abona abagabo batatu babohowe, bane bagenda mu itanura. Ahamagara abagenzi be, hano ngo yemwe bagabo bane data, ntitwajugumyemo abagabo batatu baboshye, none ndabona ari bane kandi barabohowe, kandi uwa kane arasa nk'umwana w'intama w'Imana. Umusaruro uva rero mu guhamya imbaraga z'Imana mu gihe gikomeye, nuko Imana yigaragaje Nebukadineza, ahita aca iteka ariko ntihazagira umuntu wese uzasenga Imana ya Shadraka na Meshaki azatemagurwa, urugo rwe ruzahinduka icyabo, kubera yuko abagabo bahaze amagara yabo. Imana irashaka abahungu n'abakobwa, abasore n'inkumi, haleluya, bahamye imbaraga z'Imana mu gihe gikomeye. Mose umusaruro wavuyemo mu guhamya imbaraga z'Imana mu gihe kiruhije, Imana yabonye Abisirayeli bananiwe bareba urupfu rubazengurutse, ariko bari bahagazwemo n'umuhanuzi w'umugabo ukomeye witwa Mose utanyeganyezwa, ahamije imbaraga z'Imana. Mwicecekere murebe, Abanyegiputa mureba ntabwo muzongera kubabona ukundi. Ngo Imana ibwira Mose ngo niki gitumye muntakira, ngo bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Mu gihe rero uhamije imbaraga z'Imana, ukazihamya uhagaze imbere y'ikintu kigukomereye, uzakibwira imbaraga z'Imana kizakuva imbere. N'abasomeye icyanditswe kiri muri Zekariya 4:6 ubushize, ndababwira ngo Imana ihamya ko tudakizwa n'imbaraga zacu, ahubwo ari umwuka wayo. Ngo yabwiye umusozi wari imbere ya Zerubabeli, uravuga ngo wiyita iki? Wa musozi imbere y'umugangi Zerubabeli ngo urahinduka ikibaya, kuko atari ku mbaraga zacu n'ubushake bwacu, ahubwo ni ku mwuka w'Uwiteka. Ndagira ngo rero duhamye imbaraga z'Imana no mu bihe biruhije nk'ibyo. Shadraka, Meshaki na Abedinego barahamije. Undi mugabo wahamije Imana ni Pawulo. Haleluya, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Turajya mu Byakozwe n'Intumwa, turimo gutanga ingero z'abagabo bahamije imbaraga z'Imana mu gihe kiruhije. Ibyakozwe n'Intumwa ibice 26, duhere ku murongo wa mbere, turaza kugenda dutaruka kuko ni harehare, uzahasome bene data. Icyo umwuka wera abwira itorero muri ibi bihe biruhije itorero ni uguhamya imbaraga z'Imana. Ugeze igihe uhuye n'ikintu gikomeye gihagaze imbere yawe, kadusome ijambo ry'Imana. Agiripa abwira Pawulo, aramubwira ati wemerewe kwiregura. Haleluya. Maze Pawulo arambura ukuboko, nimunyumve, ahagaze imbere ya Agiripa. Baramuteraganye Pawulo, bamuzengereza avuga ubutumwa bwiza. Yamaze kunyura imbere ya Feliki, aragenda. Feliki avuye ajya Festo. Bazengereza Pawulo abayuda n'abanyamadini n'abatambyi, bashaka kumwica, bamutanze ngo apfe, bamujyana kwa Agiripa. Satani yashobora guhaguruka akibwira ko arimo kuguteregana, ariko nuhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye, uzabona igisubizo cy'Imana. Noneho ngo yemera kwiregura, arambura ukuboko. Urumva baramuteraganye hirya no hino, abamukurikiye bamurega, abavuga ngo akora imihango idahuje n'ibya Kayizari. Na Yesu umwami wacu barabimureze. Pawulo baranamufashe, bamushyiraho ibinyururu, bamushyiraho amapingo. Ageze imbere ya Agiripa aramubwira ati wemerewe kwiregura. Reka twumve ukuntu yireguye rero. Ariregura aravuga ati
agiripa ndishimye ko ari wowe ngiye kubyireguriraho kandi cyane cyane kuko nzi imigenzo byo mu bayuda byose. atuzi imigenzo n'impaka byo mu bayuda byose nibyo bazizaga Pawulo. nicyo gitumye nkwinginga ngo wihanganire kunyumva. ati hangana unyumva Agiripa. ingeso zanjye uhereye mu buto bwanjye. atangira kuvuga ingeso zahereye mu buto. ubwo nahoraga mu bwoko bwacu. ngo yahoga mu bwoko bwacu. ni Yerusalemu. uhereye mbere na mbere abayuda bose barazizi. ati ingeso zanjye abayuda bene wacu barazizi kandi baranzi uhereye mbere na mbere. arahamya Pawulo aravuga ngo kandi baranzi uhereye na mbere na mbere. ndetse bakwemera guhamya yuko nari umufarisayo. ndetse bakwemera guhamya ko nari umufarisayo wo mu gice cyarushaga ibindi byo mu idini yacu. nabaga mu gice cyarushaga ibindi bice byo mu idini yacu byarushaga gukomeza imihango. nari mu gice kirusha ikidini ryacu ibindi bice byo mu idini gukomeza imihango. none magaritswe gucibwa urubanza. reka buretseho gatoya Pawulo. haleluya. nujya guhamya imbaraga z'Imana mu bihe biruhije jya ubanza usubize umutima inyuma wibuke iby'Imana yagukoreye. niyo Pawulo ajya guhamya ari imbere ya Agiripa n'abandi bantu benshi bashaka ko apfa bamushyizeho amapingo yahereye inyuma yerekana igihe atarakizwa ko yarenganye itorero ry'Imana. nawe rero dushaka guhamya imbaraga z'Imana imbere y'ibihe bikomeye jya ubanza usubize umutima inyuma wibuke ko Imana yakubohoye wibuke iby'Imana yagukoreye. numara kubyibuka uzakomeza kandi uzahamya imbere y'Imana uzahamya imbaraga z'Imana imbere y'ikintu gikomeye mu buzima bwawe. arahamya avuga yuko yari mu bafarisayo akora imihango yabo ndetse ntabwo turi basome hose nabafunguriraga kugira muze kuhasoma. ndetse yarenganyaga itorero rya Kristo yahabwaga nubwo Yesu yahuye nawe afashe inzandiko abatambyi bamuhaye inzandiko zo kujya gufata bavuga izina rya Yesu ngo ari mu nzira agenda nibwo umucyo wamubonekeye biri muri icyo gice yireguraga. noneho ngo yikubita hasi ijwi riramubwira ngo Sawuli Sawuli ndeganyiriza. izo mbaraga zasumiye Pawulo yarazize. igihe ahamyaga Yesu amaze kumuhamagara baramuhagurukira bashaka kumuboha ngo bamwice bamusabira n'urwo gupfa. ariko ko yarazi imbaraga yahuye nazo atangira guhamya Kristo imbere ya Agiripa avuga n'amagambo menshi. ndavuga guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye ntuzacike intege ntuzatinye. haleluya. noneho ngo arakomeza arahamya. nawe rero nibuka Imana ubwo yagukuye mu cyaha ikagukura mu bubata bw'icyaha kubw'izo mbaraga za Kristo Yesu ntuzatinye guhamya naho ibindi byose byahagarara imbere yawe. reka simbuke ajye ku murongo wa 28 kuko imirongo ni miremire ntitwayijyamo yose. 8 w'icyo gice cya 26. asubiza Pawulo ati Agiripa atega amatwi Pawulo n'abandi bamucishije bamusabira gupfa ariho iminyururu. asubiza Pawulo ubuzeho gato. aravuga ngo ubuzeho gato ukanyemeza kuba umukristo. Pawulo ati haleluya. Pawulo aramubwira ati ndasaba Imana kugira ngo habe hato haba hanini uretse wowe wenyine ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye keretse iyi minyururu. aravuga ngo keretse iyi minyururu. haleluya. umva aya magambo. Agiripa yari umwami ukomeye yahashyiragaho abatambyi ndetse akanakurikirana ibibatunga Yerusalemu aho ngaho. Agiripa yari umuntu ukomeye cyane. icyo gihe Pawulo yaburanaga n'abafarisayo n'abasadukayo n'abategetsi b'i Roma bose bari bamuzengurutse. ahamya imbaraga z'Imana avuga ukuntu yahuye na Yesu kandi imbere yarenganye itorero ry'Imana. haleluya. arahamya. Agiripa we nawe yashaka kumenya ibya Pawulo ko yari mu gice cya Sadukayo nirwo ruhande yagenderagamo. abasadukayo ntibemeraga marayika. abasadukayo ntabwo bemeraga umuzuko. abafarisayo bo barabyemeraga byose. Pawulo rero ahagaze hagati y'abantu bamuteregana hirya no hino. abafarisayo ntibari bakimukunda
abasadukayo ntibamushakaga ari kuko icyo gihe cyari igihe cy'ubutegetsi bw'i Roma. Ba Agripa, aba ba Festo, ba guverineri b'intara bose bari bahagaze aho bumva ibyo Pawulo avuga. Guhamya Imana mu gihe gikomeye, guhamya imbaraga z'Imana mu gihe gikomeye. Noneho Pawulo ahamije, bamutega amatwi baramwumva. Agripa ko ari umwami mukuru uyoboye ibyo baregaga Pawulo ari we kurikiranye, rero byagize imbere. Nyamara ariko Pawulo yari yarajuriye Kaisari i Roma, ubuyobozi bukuru bwa Kaisari. Ariko kwa Agripa yahamije imbaraga z'Imana, ngo Agripa amwumvise aravuga ati, Pawulo ubuzeho hato ukanyemeza kuba umukristo. Haleluya, haleluya. Pawulo abyumvise. Ndagira ngo nkwamirize yuko Pawulo yahamyaga ariho amapingo, kandi urabizi iyo umuntu polisi yamufashe yamufatiye mu byaha, nubwo Pawulo bamurenganyaga nta jambo bagifite. Ariko Pawulo nubwo amapingo yari amuriho, nubwo abantu barimo kumuzengurutsa ngo nabambwe, yari yicaye mu rukiko rukuru rw'abatambyi n'abasadukayo n'abafarisayo n'abakuru b'ingabo z'i Roma, bashaka ngo bamuhambe. Ntabwo yatinye guhamya imbaraga z'Imana, imbaraga za Kristo. Yarahamije Agripa kugeza igihe yumva agize ubwoba, aravuga ngo ubuzeho gatoya ukanyemeza kuba umukristo. Pawulo asubije ijambo rikomeye, aravuga ngo uretse none, ongera usubire muri iryo jambo. Pawulo aramubwira ati, aramubwira ngo ndasaba Imana ngo haba hato. Haleluya. Nanjye ndasaba Imana haba hato haba hanini, uretse wowe wenyine ahubwo n'abanyumva uyu munsi bose bamere nkanjye, keretse iminyururu. Umva ijambo ry'ubwenge dukwiye guhagararamo. Yumvise Agripa ibyo avuze, yumva yamaze gutsindwa n'urubanza rw'umutima, arahamya aravuga ngo icyama Imana. Haleluya. Nanjye icyama Imana wowe unyumva uyu munsi ugatinyuka ugahamya imbaraga z'Imana muri ibi bihe bitoroshye turimo kunyuramo. Abantu benshi bari kujya mu bwoba, abantu benshi bari gutinya Farawo nubwo abatuze, abantu benshi bari gutinya Satani, abakristo bari gutinya ibi bihe. Haleluya. Ahubwo arahamya aravuga ngo icyama Imana ari wowe n'abanyumva bangosanga. Harimo abantu bakomeye, harimo abantu bakuru mu nzego zo hejuru baje kumva Pawulo. Ntugire ngo ari ahantu horoshye, kandi bashakaga kumwica. Ahamya imbaraga z'Imana ziramanuka. Uwo ni wo musaruro wo guhamya imbaraga z'Imana mu gihe gikomeye. Vuga ngo amen. Haleluya. Noneho Agripa aratsindwa, arahamya nawe avuga ati, unyemeje ubuzeho gato ngo unyemeze kuba umukristo. Pawulo asanga Imana avuga ati, cyangwa Imana nawe wanyumvise usibye wowe wenyine, nawe bamere nkanjye. Mva nawe. Ariko wagira ubwenge aravuga ngo usibye iyi minyururu, kuko yatarikoresha Agripa ari kuvuga ati, arifuza ko nanjye banshyiraho iminyururu. Aravuga ngo iyi minyururu indiho nawe yayitesheje agaciro kubera ijambo ry'ubwenge. Aravuga ngo umere nkanjye jya uvuga iyi minyururu indiho ntumere nkayo, kuko bayishyizeho mu yandi magambo bandenganya bambeshyera. Simvuga rero ko mboshye. Pawulo nubwo yasaga n'aboshye, ariko yahamije imbaraga z'Imana. Iyo rero uhamya imbaraga z'Imana, uri mu mbaraga z'Imana, niyo baba bagushyize mu bihome, niyo bagushyizeho iminyururu, ntabwo uri muri urwo ruhande rw'iminyururu, ahubwo uri mu ruhande rw'Imana. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Aravuga ngo icyampa ukamera nkanjye. Uko niko abana b'Imana dukwiye guhamya Imana muri iki gihe kiruhije, tugahamya imbaraga z'Imana, tukabwira abantu ngo bamere nkatwe. Ntushobora rero guhamya iby'ubwoba ngo uhindure abantu nabo bafite ubwoba. Itorero twahindura abantu gute natwe turi abanyabwoba? Byashoboka bite? Wowe wahindura gute umuryango wawe nawe uyoboye umuryango uri umunyabwoba? Wowe ubwira abantu ngo turapfuye, wowe ubwira abantu ngo turashize. Abisirayeli babonye Farawo batuze, baravuga ngo turarimbutse, turapfuye. Mw'Egiputa namba zari ziriyo, basaga n'abareba urupfu.
ariko harimo umugabo wo guhamya imbaraga z'Imana witwa Mose wari uzi ibyo Imana yamukoreye. Ndagira ngo nkangure itorero, nubwo turimo kunyura muri ibi bihe bitoroshye, duhamye imbaraga z'Imana, kuko hagati yacu muri twe hahagaze abahanuzi. Haleluya! Yeah. Hahagaze abahanuzi. Usubiye inyuma mu bice 24 byakozwe n'intumwa umurongo wa 24, witwa Feliki nawe aho yabanjirije Pawulo nawe amuhamirije Imana. Aho uzanyura hose ibikuzengurutse byose bihari bitari byiza, ntuzatinya guhamya Imana. Soma twumve ijambo ry'Imana. Yakozwe n'intumwa 24 umurongo wa 24, naho dusomere twumve umurongo wonyine. Bukeye Feliki azana n'umugore we Dirusira. Bukeye Feliki azana n'umugore we Dirusira w'umuyudakazi, w'umuyudakazi atumira Pawulo bari bamufunze. Yumva ibyo avuga byo kwizera, yumva ibyo Pawulo avuga byo kwizera n'ibyo kwirinda. Haleluya! Ngo yumva ibyo Pawulo avuga byo kwizera no kwirinda. Pawulo ntiyatakaje identite ye igihe yari iminyururo, kuko yamushyiriye Feliki nanone amuhamagaje mu nzu y'imbohe ngo yumve ibye. Haleluya! Yatangiye kuvuga ibyo kwizera no kwirinda. Igihe nk'iki turimo, twebwe abagabo bahamagawe n'Imana tugomba guhamya imbaraga z'Imana, tugahamya ibyo kwizera. Mose yakoresheje ijambo aravuga ngo Imana muhagarare murebe, abanyegiputa mureba ntimuzongera kubabona ukundi. Haleluya! Kubera iki? Ngo Imana iri bubazanira agakiza. Pawulo nawe aravuze ngo yahamije ibyo kwizera no kwirinda mu gihe cyari kitamworoheye. Shadraka, Meshaki na Abedinego babwiye Nebukadineza ngo naho Imana yacu itadukiza, ntabwo turi bwemere gupfukamira igishushanyo. Igihe kirageze, haleluya, kugira ngo tutemera gupfukamira imbaraga z'umwijima zirimo gukora. Ntabwo twemera gupfukama ngo tuvuge ngo turananiwe. Ntabwo twemerewe kumanika amaboko tuvuge ngo twahuye n'icyorezo turananiwe. Niba gihari natwe turahari. Nimureke duhamye imbaraga z'Imana. Haleluya! Haleluya! Mwami wacu Yesu ashimwe. Komeza uwo murongo twumve. Mana yanjye, Mana yanjye. Akivuga ibyo gukiranuka, ngakivuga ibyo gukiranuka no kwirinda. Nibyo amateka azacibwa. Nibyo amateka azacibwa. Nibyo amateka azacirwa. Feliki aratinya cyane. Hanyuma ngo Feliki aratinya cyane. Haleluya! Aramusubiza ati, haleluya! Feliki ni Feliki aratinya cyane. Umwami umuherode guverineri, abaroma bashiraga bari barafashe isi yose, ariko bakohereza abaguverineri mu ntara. Uyu ni umuherode niko bitwaga. Haleluya! Bari bagavana, bari batinyitse, bari bateye ubwoba. Ariko amaze kumva ibyo Pawulo avuga, umva ibintu yavuze ibyo gukiranuka, avuga ibyo kwirinda, avuga ibyo amateka azacirwa. Abantu twebwe inshingano yacu mu guhamya imbaraga z'Imana ni ukubwira abantu iby'amateka n'urubanza ruzaba ku bana b'Imana n'abatari abana b'Imana. Twebwe muri iki gihe cya COVID duhaguruke duhabwira abantu ibyo gukiranuka n'ibyo kwirinda. Impuha ni nyinshi, amagambo ni menshi. Twebwe duhagurutse ijambo tubwira abantu ibyo kwirinda n'ibyo gukiranuka n'ibyo amateka azacirwa. N'amateka azacirwa, urubanza ruzacirwa imbere y'abantu. Noneho ngo abyumvise agira gute? Aratinya. Ngo aratinya cyane. Aramusubiza ati, none genda, nimba n'uburyo nzagutumira. Ngo nimba n'uburyo nzagutumira. Haleluya! Pawulo nubwo yari afite iminyururu, yahamije imbaraga z'Imana, abami baratinya. Twumvise Agripa yaravuze ngo ubuzaho gato ukanyemeza kuba umukristo. Twumvise Feliki ngo yaratinye cyane, yumvise. Natwe tuvuge ibyo kwera no gukiranuka. Duhaguruke itore muhaguruke muvuge, muvugire aho muri. Haleluya! Haleluya! Ndimo kujya gusoza, ndimo ndavuga guhamya imbaraga z'Imana mu bihe bikomeye. Hamya imbaraga z'Imana. Umwami wacu Yesu yarahamije imbere ya Pontiyo Pilato. Luka 23
niho ngiye gusoreza abagabo bene data. Mukristo ahuri ndabizi ko turi muri guma mu rugo, ariko soma ibyanditswe. Turimo kunyuza ubutumwa ku ikoranabuhanga. Muvane ibitekerezo byo kuvuga ngo ntabwo turi ku rusengero bibe urwitwazo. Oya, ntabwo aba bagabo bahamije bari mu rusengero. Haleluya! Ahubwo bahamije bari ahantu hakomeye, bari imbere y'imisozi bakomereye. Abakristo barananizwa nuko iteraniro ry'ikivunge ritagihari. Igihe ridahari rero, hamya Kristo mu izina rya Yesu. Haleluya! Hamiriza ahuri, hamya imbaraga z'Imana, wohereza abantu za mesaje, ubabwire imbaraga z'Imana. Tugiye gusoza. Umwami wacu Yesu yarahamije mu bihe bitoroshye. Aba ni abagabo batunyuze imbere, natwe twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Haleluya! Soma Luka, ubutumwa bwiza bwa Luka ibice 23. Igihe kirageze ngo duhamye imbaraga z'Imana. Ntabwo ari ubutwari, ntabwo ari ubushobozi bwacu, ntabwo ari ubushake bwacu, ni kubw'umwuka w'Imana. Iyo misozi duhagaze imbere, nkazi nk'igihe cya Zerubabeli irahinduka ikibaya. Korona irahinduka ikibaya. Uko yaje niko izagenda. Muhumurize abantu, mubwire abantu, muhagarare mu mbaraga z'Imana. 23:1. Soma twihute ntaza gutwara umwanya munini. Barahaguruka bamujyana. Haleluya! Ngo bose barahaguruka bamujyana kwa Pilato. Mana yanjye Mana, umwami wacu bamujyana kwa Pilato. Batangira kumurega bati, uyu twamubonye agandisha ubwoko bwacu. Abubuza guha Kaisari umusoro. Avuga kandi ko ari Kristo umwami. Pilato aramubaza ati, Pilato nawe yarakomeye aramubaza ati, ni wowe mwami w'Abayuda? Aramusubiza ati, wakabimenye. Haleluya! Haleluya! Ntabwo Yesu yagize ubwoba bwo guhamya. Abantu bamuzengurutse umwami wacu ni benshi, bamurega ibinyoma, bavuga ngo yabujije abantu guha Kaisari umusoro. Itorero bazavugaho ibintu byinshi, bazarivugaho ibintu bikomeye, umukristo bazakuvugaho ibintu bitandukanye. Ntugatinye amagambo y'abantu. Pilato aramubaza. Haleluya! Yesu yarazi ko ari Mesiya, nubwo Abayuda nabo batabyemeraga. Yesu yarazi ko ari Kristo wasizwe. Nawe urabizi ko uri umukristo. Naho ibihe byatumbagira, naho amasambuka yavuga, naho amabura yavuga. Saduraka yarabizi ko ari Umuyuda imbere ya Nebukadineza, natwe imbere ya Satani. Tumenye yuko twacungujwe amaraso ya Yesu. Haleluya! Izina ry'Uwiteka nirishirwe hejuru. Nuhura n'umusozi, nuhura n'inyanja, Farawo agutuze, jya umenya. Ariko ibanga ry'umusaruro wo guhamiriza imbere y'ibintu bikomeye. Ku munsi wa gatatu yarazutse. Abahamije urupfu rwe niwe wahamije no kuzuka kwe. Izina ry'Uwiteka nirishirwe hejuru. Ndagira ngo rero nuhura n'ibikomeye. Ba Pilato bari bahagaze imbere ya Yesu, ba Herode bari bahagaze imbere ya Yesu, abasirikare b'Abaroma bari bahagaze imbere ya Yesu, bamutinyisha, bamutera ubwoba, bavuga ngo nabambwe. Kugeza igihe Pilato yababwiye ati, nimureke babahorere bano. Ikimengo na bose bafataga ku ngufu, baravuga ngo nimubohore, ngo nabambwe Yesu. Baramubambye, ariko ntiyigeze acika intege zo guhamya. No ku musaraba yarahamije, avuga ngo mwami wababarire ko batazi icyo bakora. Ariko ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse. Igihe cya Mose, Imana yaramubajije, yabonye ahamije imbaraga z'Imana. Ndi mu musaruro usoza. Mose ahamije Imana, inyanja yarafungutse barambuka. Hakurya batera indirimbo abari bagiye gupfa, abari bababaye ko bari kumwe n'itorero, bari kumwe n'abahanuzi, bagiye kuririmba indirimbo. Miriyamu yateye indirimbo ishako, barabyina. Nubwo korona yatubabaje, nubwo yahungabanyije ibintu byinshi, ariko hakurya gatoya hagiye kuzamura za nebera, tukongera tugahimbaza Imana. Pawulo yahamije abami bagira ubwoba, mu mitima yabo baratsindwa n'urubanza. Haleluya! Yaremeye agwa i Roma, ko hejuru ya Kaisari bamukatisha umuhoro, ariko ubutumwa bwe buravuga. Yaravuze ngo naho nawe ijambo ntirizabaho. Rero turabakomotse mu bise by'intumwa n'abahanuzi. Nagira ngo nkubwire rero ngo hamya, kandi iyo ndwara ikuriho ikuveho mu izina rya Yesu. Ntacyo uzaba vuba bidatinze. Nitumara guhamya imbaraga z'Imana, Imana izadukorera igitangaza. Inyanja zizatuva imbere, tuzahamya imbaraga z'Imana,
tubone kwambuka. Imana rero baho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana igukura uwo musozi kuri imbere, Imana yo gutinyuka. Wivuga ngo Mwegiputa ntamba zariyo, ngo usubire inyuma ujya mu byaha, uzabijyamo ukorwa n'isoni. Ubonye abana b'Imana bakomeje guhamya kandi bambuka. Hari ahantu twigeze guhamya Imana, biba bisa naho bidukomereye. Bene data bari baraje gutata umudendezo wacu, twibwira yuko ari abakristo, nyamara ari abafana. Nyamuneka icyamukanyihanganira hato nubiza mu rusengero kubera kuri umufana. Babonye urugamba rudukomere imbere n'inyuma, babivamo baragenda baragwa. Turakomeza tusonga mbere, izina ry'Uwiteka rishyirwa hejuru. N'ubu ngubu ibyo mvuga birahari, barabizi. Abakomeje twarakomeje, n'ubu turacyahamya. Abasubiye inyuma nabo baraguye, nta kundi twabigenza. Rero utazatinya nawe ugakorwa n'isoni ukagwa, ukava mu byizerwa, uje ukabona covid ivuyeho, itora rimwe riramya riri mu birere, ugatangira gukorwa n'isoni. Komereza uhamye imbaraga z'Imana, Data wo mu ijuru azaguha umugisha. Imana yanjye nkorera ibaho umugisha, muhamye imbaraga z'Imana nayo izaturengera. Mana turagushimye kubwo wumvise ijambo, ko tubwiye ijambo ryawe, abantu bakaba bumvise ijambo ryawe. Turagusaba izo mbaraga zo guhamya, icyubahiro gikomeze kubica. Mwami reka twinjira mu gusenga, ko kwinginga no kwiriza ubusa. Wavuze ngo wowe Uwiteka ntitugahweme, ntitugatuze, ntitugacogore, kugeza uzakomeza Yerusalemu ukarindira ishimwe mu isi. Data wera, ndasengera abantu bose Mwami banyumva n'abazanyumva, imbaraga ziherekeje iri jambo nk'izari ziherekeje Mose, zari ziherekeje Paulo, zari ziherekeje Shadraka na Meshaki na Abedinego, mu izina rya Yesu ziherekeze iri jambo. Abazanyumva bazabohoke, ndirukana iki cyorezo. Ntabwo tuzaceceka kugeza igihe kizagenda, mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, ukingure amatora arafunze, ukingure Mwami Uwiteka abantu bari mu nzu z'imbahe kubera Satani wababoshye, bakurwa mu bihome by'ibyaha n'ubwoba, mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zibashyigikira aho bari, tuzongere guhura tuzuye ubuntu bwawe. Ndasenze Mana kandi ndizeye icyubahiro gikomeze kubicaho. Ngwaye icyubahiro, ngukuriye ubwatsi, ngukomeye mu mashyi Mwami wanjye, icyubahiro gikomeze kubicaho. Komeza wubahwe, no muri covid wubahwe, mu izina rya Yesu. No mu nzara wubahwe, no mu biteye ubwoba wubahwe, kuko uri Imana, nta kizahindura izina ryawe. Uko wari uri Kristo ejo niyo munsi ni kuri, kandi kuzahora iteka ryose. Ndagushimye kandi ngwaye icyubahiro none n'iteka ryose, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu n'umukiza wacu, amen. Itorero ryose muvuge ngo amena. Imana ibagirire neza, muhamye imbaraga z'Imana, wowe idatinze tuzatabaruka. Icyubahiro kibi cy'Imana ni mu izina rya Yesu, amen, 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 amen. Haleluya.